Nitwa Gami the psychologist. Muri video y'uyu munsi turuze kurebera hamwe uburyo ushobora guhindura mindset cyangwa se imitekerereze yawe kugira ngo ibashe kugufasha gutsinda inzitizi abantu benshi duhura nazo mu buzima. Turabizi neza yuko ubuzima burakomeye ku bantu benshi, so many problems, ibibazo byinshi. Ubundi umuntu udafite ibibazo uhuye n'umuntu ukakubwira ngo nta kibazo afite mu buzima, ntekereza ko either ntabwo yaba ari muzima cyangwa se akaba ari kutubeshya. So turuze kurebera hamwe ese nizihe mindset shift cyangwa se nibihe bintu ushobora kugufasha kugira ngo imitekerereze yawe uyihimbaraga, uyigire strong, ku buryo ibibazo tuzahura nabyo mu buzima, ibibazo uzahura nabyo mu buzima cyangwa se ibibazo dusanzwe ukorana nabyo mu buzima bitazakuzunguza, ahubwo uzashikama ugahangana nabyo ndetse ukabasha kubitsinda. Abantu benshi babazi neza yuko kugira ngo dutsinde ibibazo byo mu buzima, maybe niba ari ubukene bisaba igishoro, niba ari ikibazo byaho wavukiyeho menya nta n'ukuntu wanabikemura, cyangwa se ugasanga inzitizi nyinshi zo mu buzima. Dufite mindsets yuko ibintu bikenewe kugira ngo bikemuka ari ibintu bishobora guturuka hanze: igishoro, inshuti nziza, umuryango ukize, kubugaragara neza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi nduze kwemeza cyangwa se nduze gusobanura uburyo ki actually mindset aricyo kintu kigomba aricyo kintu cya mbere gikenewe niba ushaka kugira ngo ugere kuri success cyangwa se utsinde inzitizi zari zose zatuma ugera ku bintu ushaka kugeraho mu buzima. Nduze gutanga ingero. Hari abantu benshi bashobora kuba barakuriye mu bibazo bigiye bitandukanye. Usanga umuntu yakuriye ahantu batishoboye ugasanga yabaye successful mu buzima. Kera nkiri umwana nakunda kureba stories za Sina Gerard, ahantu yavukiye cyangwa se amashuri yize ntabwo yamwemeraga yuko yagira success mu buryo buri international, ku buryo ashobora kuba azwi mu rwego mpuzamahanga, ariko none ugasanga ari mu bantu bubashwe ndetse bakora ibintu bifite udushya umunsi ku wundi. Ntekereza yuko atari ukubera yuko hari umuntu wamuhaye amahirwe cyangwa se hari umuntu wabwiye ngo ukora ibi n'ibi, ahubwo byose byaturutse kuri mindset. Izo mindset shifts cyangwa se uburyo ushobora kugira mindset nk'iyo ngiyo itemera gutsindwa, mindset itemera yuko ibibazo biguherana, nibyo turubuze kureba. Ndi psychologist, my name is Gami. Ubumenyi bwo hano, ubumenyi ntanga n'ubumenyi bujyanye na psychology. Nukuri ibyo turimo tuvuga, kuri subscribe, like, share na comments, byose bidufasha kugira ngo tuzabashe kuba content kingi mu gihe cyazaza. So nibihe bintu wakwifasha mu gihe ushaka guhindura mindset cyangwa se ushaka ko mindset yawe igira imbaraga kurusha ibindi. So ikintu cya mbere nkunda kuri commenting abantu, cyangwa se ikintu cya mbere nabonye ishobora gufasha igihe ufite ibibazo ibyo ari byo byose, ni ukwiga kumva yuko ibibazo byanze bikunze ari wowe bireba, cyangwa se nta wundi muntu uzabasha kubikemura usibye wowe. Tekereza nta mafaranga ufite cyangwa se ufite ibibazo by'amafaranga by'ubukene, kumva yuko ownership ari wowe ibibazo nyirabyo kandi ari wowe n'ibisubizo bigomba guturukamo. It's one of the best ways, ni bumwe mu buryo bwiza wabwira intekerezo zawe impaka zibyumvise kugira ngo butangire bwige kubikemura. Ariko usanga kenshi duhuye n'ibibazo ugasanga dutangiye kubishira outside, dutangiye kubishira ku bandi. Ni ukwera navukiye hariya, ni ukwera umubyeyi yankoreye ibi n'ibi, ni ukwera ko inshuti yangize kuri na gutya, ni ukwera uri atampaye akazi. Ugasanga ibisubizo turimo turabishira hanze yacu kurusha uko turuze kubyishira tuti twese ni twe, ngiye ubwanjye ni ngiye bireba ku giti cyanjye. So kwiga gufata ownership cyangwa se responsibility y'ikibazo nk'ari cyawe kandi ko n'igisubizo cy'uba kubi cyawe, nibwo buryo bwa mbere wakwifuza gutrainingamo imitekerereze yawe cyangwa se mindset yawe, ku buryo ibintu byose bizaba. Niyo mugenzi wawe yakena ubireba ukavuga uti biriya ni ngewe actually bireba, ni ngewe ugomba no kumufasha kuba yava muri bwa bukene, ku buryo ownership iva ku bibazo bya actually ugatangira no kugira ownership y'ibibazo by'abandi. Hari idea nayikuye mu gitabo cyitwa Extreme Ownership. Ni igitabo cyiza cyane, I would recommend anyone ko yanagisoma.
ku bantu cyane cyane b'abayobozi leaders, kwiga uburyo actually ibibazo abandi bagize, wiga kumva yuko actually wowe wanabiteye nubwo waba bigizemo uruhare rutoya, actually ukumva yuko wabiteye. Bikwigisha kugira ownership, bikwigisha kwiga gukemura ibibazo bitari byawe gusa, ahubwo no kwiga gukemura ibibazo by'abandi. So if you learn that, ni wiga gukoresha kwiga iyo mindset, uzakemura ibibazo byinshi byo mu buzima, ndetse mindset yawe izatuma ubura umuntu utajegajega, utapfa gushyirwa hasi n'ibibazo ibyo ari byo byose bibonetse. So icyo ni icyambere cyagufasha kugira mindset ifite imbaraga. Ikindi kintu ni ikintu kijyanye no kwiga kumanaginga amarangamutima. Hari abantu benshi duhura n'ibibazo, ahuye na failure, hanyuma ugasanga umaze ukwezi utaragaruka, ugasanga umuntu yakwanze, ugasanga umaze amezi 3 utaragaruka ngo umere neza. Hari aho nzi wenda ashobora kumara ukwezi, icyumweru, iminsi 3, ariko ugasanga generally kugira ngo recovering bishobora gutinda. So kwiga kumanaginga emotions, kubera yuko ibintu bidutenguha, ibintu bidutera ibibazo byo ntabigomba kubura mu buzima. Ariko se ni gute aya marangamutima nzagira, kuko nta hantu wayahungira, ariko ni gute nshobora kuyamanaginga? Nushora amafaranga yawe ugahomba, ugomba kubabara, ariko se ni gute nzayimanaginga? Nukunda umuntu akakwanga, byanze kunze ugomba kubabara, ariko ni gute nzayimanaginga? Nubura umuntu cyangwa se so many problem, hari ibibazo byinshi bigomba kutuba mu buzima, nta hantu dushobora kubihungira. Ikibazo kizaba kiti, ese bizatwara igihe kingana iki kugira ngo nongere kwimanaginga, cyangwa se ngaruke kuba calm, nongere kumera neza, nimara kumera neza nkomeze kwachievinga the goals. So iki gihe kintu kijyanye no kwiga kumanaginga amarangamutima ni kimwe bintu bituma umuntu abasha kugira mentalite yo gukomeza kugenda no matter what happens. Ikintu cyari cyose cyakobuka komeza kugenda, ukabuzi neza yuko if I'm sad, ndaza kuryama, mvugisha inshuti, nimara kumera neza, ubuzima bugomba gukomeza. So ibi ni kimwe bintu bishobora gutuma mindset yawe irushaho kuba strong, ndetse ukagira resilience cyangwa se ubudaheranwa. Kudaheranwa n'ibibazo, that's the word actually nziza yo gukoresha ngaha. So that is kwiga kugira emotional stability, kwiga kumanaginga emotions. Ikindi kintu gishobora gufasha kugira ngo ugire mindset y'abantu batsinda cyangwa se abantu bahangana n'ibibazo batajegajega, ni ukwiga actually kuzengurukwa, ni ukwiga kuba hafi y'abantu bafite mindset nk'ishaka kugira, kuvuga ngo inshuti, abantu duhura nabo, abantu twita ba role models, bakaba ari bantu bafite mindset nk'iyo dushaka kugira. Hari umuntu ushobora gusanga afite inshuti yagerageje gukora ikintu ziramubwira ati ntabyo washobora. Usanga inshuti ni za nshuti zirwa zimutuka ati wowe igicucu nta n'ikintu ushobora gukora, wowe ibintu ukoze rwose nta kintu bizakugezaho. Ugasanga ibyo bintu yabigize nk'ari ibintu bisanzwe, ntabwo ashobora no kuvuga ati reka mubuze kuzongera kubimbwira, cyangwa se reka mpindura inshuti, njye kureba inshuti zishobora kumfasha kugira mindset cyangwa se mentalite itari buze kunshira hasi. So kwiga kumenya ese nabahe bantu nkeneye kuba hafi bari buze kumfasha kugira imitekerereze, mindset iri buze gutuma umuntu ushobora kuba yahangana n'ibibazo byo mu buzima. Icyo ni ikintu gikenewe cyane. Dukeneye inshuti zizadufasha guhindura imitekerereze, dukeneye inshuti zizadufasha zitazaduca intege igihe tugerageje gukora ibintu, dukeneye gufollowinga abantu kuri za social media no zo kuri za YouTube bazavuga ibintu mu by'ukuri bitwubaka mu ntekerezo, bikaduha mindset. Ibintu bituzengurutsa nibyo bigaburira intekerezo zacu. Niba ari ibintu bitari byiza, nta ntekereza yuko uzagira mindset wifuza, keretse niba wifuza mindset nziza of course. So ikindi kintu cya kane cyagufasha kugira ngo mindset yawe igire imbaraga, no kwigisha intekerezo zawe yuko ubuzima byanze bikunze atari itegeko ngo bube bworoshye. Hari abantu bitewe n'ubuzima umuntu yakuriyemo cyangwa se nibazo umuntu yahura nabyo, usanga mindset yari uko ibintu bigomba kuba byoroshye. Niba nyine gutakaza ibiro n'urugero,
bigomba kuba byoroshye. Hari akanini ndibuze kubona nk'akanywa bikaba birarangiye. Niba nkeneye kuba umukire, hari utuntu dukeya nshobora gukora ibintu bikaba birarangiye, icyuso kikaba kirabonetse. Kwigisha imitekerereze yawe yuko ibintu byinshi mu buzima bifite agaciro ari ibintu bikomeye. Actually it's a good mindset shift. Ni bimwe mu bintu byiza byatuma uhindura imitekerereze yawe, ikaba imitekerereze ibasha guhangana n'ibibazo, kuko ibibazo biraza imitekerereze yawe ntitungurwe, ukaba uti n'ubundi ibibazo bigomba kuza mu buzima. Hari slogan nkunze kumva ivuga ngo do hard things. Ni slogan ntekereza ya African Leadership University Group, aho bavuga bati ukore ibintu bikomeye gusa. Kubera yuko akenshi iyo ikintu kidakomeye, akenshi ntabwo kiba ari ikintu ukwiye kuba uri gutakazaho umwanya. Kubera yuko iyo ibintu byoroshye akenshi biba ari ibintu bisanzwe, nk'ubu kwicarana ibintu byoroshye, ariko nicarana igihe kirekire ndatangira kurwara umugongo, ndatangira kugira ibibazo. Ariko ninjya gukora siporo, ni ibintu bishobora kuba nk'ari byo byoroshye bikomeye, ni ibintu bishobora kuba bisa nk'ari byo bikomeye, ariko nshobora kumara let's say amezi 3 ntarwara grippe kubera iki nakoze siporo, cyangwa se nkagira imyaka 30, nkamara imyaka 3 ntarwara indwara wenda zifata abantu badakora siporo. Urumva yuko nubwo nakoze ikintu gikomeye kizandinda ibintu bikomeye kurushaho. Nubwo nakoze ikintu siporo gitwa ko ari cyo gikomeye, byandinze indwara nita ko ari kuba zikomeye. So iyo ukoze ibintu bikomeye byonyine, akenshi uri kwirinda ibi byari kuzaza bikomeye kurushaho. So kwigisha mindset yawe gukora ibintu bikomeye, cyangwa se yuko ibintu bikomeye ari byo bintu actually babisaba umwanya wawe, ni ikintu kiza cyo kugaburira intekerezo zawe, ugahindura mindset yawe kumva yuko ubuzima bukomeye, ibintu byo gukora ari ibintu bikomeye. Ibyoroshye akenshi biba mu mitego ashobora kuziramo ibibazo mu buryo tutazi. Ikintu cya nyuma ntekereza biba ari byiza kukigaburira intekerezo zawe kugira ngo mindset yawe wihe imbaraga, ni ikintu kijyanye na purpose, cyangwa se kugaburira intekerezo zawe ko hari impamvu zirenze zigaragara, impamvu ukora ibintu turimo turakora. Hari impamvu ushobora kuba ufite suffering, hari impamvu duhura n'ibibazo irenze iyo tubona. Kwigisha intekerezo zawe yuko ibintu by'aka kanya hashobora kuba hari impamvu ibyishe inyuma. Urugero, niba hari ibibazo ndimo nahura nabyo, kumva yuko maybe birimo biranyigisha ibintu bishobora kuzifasha mu gihe cyazaza. Maybe ibi bibazo hari abantu bashobora kuzabyigiramo isomo bikabafasha mu buzima. Maybe ishago ndi guhura nazo nshobora kuzazibwira abantu akagira abantu ifasha. Urumva yuko hari ubusobanuro urimo urahereza ibintu urimo mu buzima bwawe. So kwigisha mindset yawe, meaning, kubona meaning cyangwa se kubona purpose mu bintu bigiye bitandukanye tugenda struggling nabyo mu buzima, ni ikintu cyiza cyo kugaburira intekerezo zawe, ukagira mindset bigoranye yuko yashegeshwa n'ibibazo tugera duhura nabyo mu buzima. Reka nizere ko ino video wayikunze. Ni video ushobora kuba yagufasha kugira ngo ugire mindset, cyangwa uhindure mindset, ibe mindset ibasha gutsinda, ibasha kurenga inzitizi tugenda duhura nazo mu buzima, ibasha kuba itajegajega, ibasha kuba wayifashisha ku kintu cyose ushaka kugeraho, haba ibibazo duhura nabyo mu buzima cyangwa se intego ushaka kugeraho mu buzima bwawe. Zino mindset zose wazifashisha zikagutera motivation yo gukomeza kugenda udacitse intege. Ese mwizi strategy zo guhindura mindset nihe wakunze, nihe bintu wifuza kugaburira intekerezo zawe? Reka nizere ko uruze gutangira uyu munsi. Njye nitwa Gaminde Psychologist.